Yes, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze abantu mwese tugenda tubana, nizere ko mumeze fresh. Agace kose muherereyemo ngiye nkuko bisanzwe nitwa Nongera Bernard. Ngira ngo ukimara kumvira ijwi umenya ko nahageze. Aha turi ni mu karere ka Rwamagana, murabizi ko tugenda tubagezaho uko byifashe hirya no hino, ariko tukagenda tugaruka mu gisata cy'iyobokamana. Murabona ko imbere kuri screen turi kumwe n'umupapa mwiza cyane, umugabo wambaye neza, wabonye Imana mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, afite ubuhamya. Ndabizi ko abantu mukunda ubuhamya. Mbanje kwegereza abadukurikira bari Burundi, mwe mudukurikiye muri Australia, mwe mudukurikiye muri Amerika, abari Tanzania ndetse na Uganda, mujya mubitwereka ko muhari. Mwese ikaze mu kiganiro. Munyemerero twakire umutumirwa, hanyuma atwibwire, amara kutwibwira tugaruke tuganira ku gice kiwe kitwa ubuhamya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mu izina ry'umuryango mugari wabagize Icyomoro TV ndetse na Cyomoro TV, tubifurije umwaka mwiza, uzabere uw'ibyishimo, uzabere uwo kwaguka muri byose, kandi izina ry'Imana rizakomeze guhimbazwa mu buzima bwanyu. Tubifurije rero gukomeza kuryoherwa no komeza kuba muri iyi minsi mikuru twishimira iby'Imana yako. Turashimira Imana rero ko yabanye natwe ikabitwinjije mu wundi mwaka, izina ry'Imana nihimbazwe. Reka tugushimire rero uruhare rukomeye cyane ukomeza kugaragaza Cyomoro TV ndetse ni Icyomoro TV, ahantu hagari ushobora gusanga n'amafilime ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka tubahe ikaze rero dukomeza no kubashimira muri uyu mwaka mushya dutangiranye. Turabizi ko urugendo rwacu ruzaba urugendo rwiza hagati muri uyu mwaka. Reka rero nkwifurize kandi nagushimira ubufatikanye bwiza hagati na Cyomoro TV cyangwa se Icyomoro Films. Tubifuriza umugisha w'Imana. Warakoze kubana natwe muri uyu mwaka ushize, twizeye ko tuzakomeza no kubana. Mureke dukomeze gushimana Imana yabanye natwe mu ruhererekane rw'ubuzima, mu myaka itambutse, mu myaka yose yaciyeho. Imana nibaho umugisha. Murakoze cyane. Reka tubagiye gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, tubifuriza gukomeza kugira intangira nziza y'umwaka mushya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Niyomugabo Samuel, mvukira inaha mu karere ka Rwamagana, umurenge ni wa Muhazi, akagari na Kansinda, umudugudu ni Kibare. Aho niho mvuka. Nsengera muri ADPR ya Nsinda, ADPR Nsinda, ariko ubu twese duhure mu Rwikubo kubera ko amatorero bayakinze kuri paruwasi Rwikubo. Imana ibaha umugisha. Ndi umupapa, ndubatse, mfite umudamu n'abana. Ndashima Imana cyane ko Imana yandinze kandi namwe kabarinda. Uyu munsi twese tukaba turi bazima. Ndabashuhuje aho muherereye hose abadukurikiye. Imana ibaha umugisha. Amen. Amen. Hanyuma mwabyumvise, ngira ngo no umupapa w'umukristo asengera cyangwa se abarizwa mu itorero rya ADPR. Hanyuma ngira ngo abantu mukurikira Cyomoro TV, abantu mukurikira Ijwi ry'Abahanzi TV, mwese mukaba mukunda ubuhamya, mbahaye ikaze ndetse nimutera gatebe. Utubwiye ko uri umwe mu bagabo bubatse kandi ukaba usengera mu itorero rya ADPR, kandi wamamagaye uvuga ko ufite ubuhamya ushaka gusangiza abadukurikiye. Mu gice cy'ubuhamya abantu bajya bakura inkomezi. Rero niyo mpamvu nagusaba kugira ngo ubashe kuba wasangiza abadukurikiye ubuhamya bwawe. Yego, murakoze. Imana ibaha umugisha. Amahoro y'Imana bane namwe. Nkuko nabibabwiye, navukiye inaha muri aka karere muri uyu murenge. Ariko amavuka yanjye naravutse menye ubwenge, nsanga iwacu papa yarapfuye,
mama nawe ansiga kwa sogokuru arigendera, nibwo amahano yagwiririye u Rwanda mwese muyazi. Mama yansize mu rugo aragenda agiye ahungira Tanzania, njyewe nsigara inaha muri Nsinda. Ndabona mbaho nabi, mbaho ndi mayibobo, mbaho ndi inzererezi, nagira epfo nagira ruguru, nagira unyitaho, ariko Imana irandera, Imana irankuza. Rero muri ubwo buzima nagiye mbamo, navuye inaha ndagenda muri uko gukura, nagira unyitaho, njya kuba mayibobo i Rwamagana, aho ngaho mvayo njya i Kayonza, aho ngaho mvayo Imana ikomeza kundinda muri iyo mihanda yose. Ndangije nshaho njya mu Mutara njya kuragira inka. Uri kwihuta cyane, utubwiye ko wabaye mu buzima bwo kujya kuragira inka, utubwira ahantu wabaye udafite aho gutaha, utubwira, ariko ntabwo turamenya neza detaye icyatumye nyirizina ufata ibi byemezo byo kujya kuba muri ubwo buzima. Ubundi nyirizina turambure neza inkuru uko yakagenze. Yego, icyatumye njya muri ubwo buzima, njya kuba muri ubwo buzima wumva budashimishije, nuko nakuze nkabona nta muntu unyitaho iwacu. Nakuze nsanga nta muntu unyitaho. Urumva mbikubwiye ko mama yansize kwa sogokuru akagenda. Nyine uvuze ko wabyutse nta muntu ukwitaho. Yego, icyo ni kimwe. Ariko se kuba waraburaga umuntu ukwitaho byakomotse kuki, byari bitewe n'iki? Yego, nabikubwiye. Kuba narabuze umuntu unyitaho si uko nabari bahari, ahubwo sinzi uko ndi bubyite, ahari ngira ngo ni nk'imbabazi batari bafite batangiriye. Niyo mpamvu nsa n'uwakuriye muri ubwo buzima busharira bukakaye ukuntu, nkakuriramo aho ngaho. Urumva abana ba kera twarakuraga, wajya kuvoma ukaza bakaguhemba inkoni, ubundi inzara ikanyica, nkabura umuntu unyitaho, kuko iwacu mu bigaragara twarabakene kwa sogokuru. Nta kintu twari dufite, ba masenge bari bahari ariko bajyaga guhinga bakajya gushakisha. Muri kwa gushakisha rero ukabona igihe kinini barita nko ku bana babo cyane, njye nkabura umuntu unyitaho. Nyamukuru ni icyo ngicyo cyavuyeho gituma njya kuba mayibobo. Wenda niba bitari ibanga, wabaye mayibobo ufite imyaka ingahe? Ngira ngo hari uburyo umuntu aba mayibobo, akaba mayibobo ari umwana, cyangwa se akaba mayibobo maze kwiyumva mwakabaraga. Ubuzima bwo kugira ngo ube mayibobo ubundi wowe utangiye ufite imyaka ingahe? Urumva sinzi neza igihe navukiye, kuko nagiye kumenya ubwenge nsanga ni kwa sogokuru nkuko nabikubwiye. Ariko ba masenge barangenekerereje, bambwira ko navutse nko muri 89. Hanyuma muri 89 mu 2000, muri 99 nibwo natangiye ubwo buzima bw'uruzerero bw'ubumayibobo. Muri 99 ubwo nawe uraza kubyikuriramo urebe kuva muri 89 hanyuma kugeza muri 99, muri 99 ubwo uraza guhita wikuriramo iyo myaka nawe urebe ntacyo bitwaye. Ambo, ngira ngo turimo turabyumvisha. Wari utubwiye rero mu kanya ngo wagize gutya wisanga wageze mu karere ka Nyagatare. Yego. Navuye inaha noragurwa n'umuntu hano mu mudugudu w'iwacu nyine aho ngaho Insinda. Umuntu araza arambwira ati waje nka kwitwarira nkajya kukwihera akazi ukandagirira inka. Umuntu antwara gutyo, ndangije ndagenda njya gutangira kuragira inka Nyagatare, hariya mu Murenge wa Karangazi. Niho natangiye kuragirira inka ndahakurira. Ndagenda njya kuragira inka hariya hose, Gabiro, ku Cyanyirangegene, kumanuka hepfo za Buhabwa, aho hose narahirukanse ndagira inka. Za Nyagatare hirya za Nyarupfubira hose narahageze ndagira inka, niho nakuriye cyane. Yego. Aha, ubwo buzima ububayemo bwo kuragira inka waje kuzabuvamo gute? Ese kuba wambaye costume gutya byakomotse he? Ndashaka ko abantu badukurikiye watangiye ubabwira ko wabaye mu buzima bwo kutagira huba. None ubu ngubu utaragiraga haba wambaye costume, turimo turakubona hano kuri kamera umeze neza. None uvuye mu
byagenze biti? Bwana Bernard, Imana iguha umugisha. Yego. Ndagushimiye ko wafashe urugendo runini rwo kuza kugira ngo tuvugane kuri ubu buzima butari bworoshye. Yego. Muri iyo nzira naciyemo itaragiraga epfo na ruguru, muri iyo nzira naciyemo itaragiraga unyitaho. Yego. Hanyuma nkubwiye ko banoraguye umuntu akankura mu mudugudu wo muri Kibare, hanyuma arantwara njyana mu Mutara nangira kuragira inka. Nibagiye kubwira ko yanoraguye nsa nabi, ndwaye imvunja, na meze nabi, ndi mayibobo nyine, ndi umwana w'inzererezi uzerera mu muhanda. Arangije arantwara, ndagenda inka ziranyondora, nuko baramandura, imvunja zirakira, nangira kubaho neza, nangira kunywa amata, nangira kwiyumva, numva maze kuba umusore. Hanyuma kandi uko naje kongera kugaruka, ngira ngo niho warumbajije kugira ngo nambare ikote n'imirimo y'Imana. Sinzi wenda niba ahari ribanza nashonje, urimo uragira uti inka zaranyondoye. Yego. Hanyuma udukurikiye nawe agahita yibaza ngo inka zondora umuntu gute? Kandi ari umushumba wazo. Yego. Rero ahangaha dushyireho umucyo uduhe ubusobanuro bw'iki. Yego. Urakoze, Imana iguha umugisha. Abankurikiye n'abadukurikiye twese, ndashaka kubabwira ukuntu inka zondora umuntu. Buriya inka yifitemo ubuzima bwinshi. Iyo umubyeyi agutaye ugahita ubona amata, ibere ry'inka uratangira ukaryonka. Iyo uryonse rero amata, kubera vitamini yifitemo, uratangira ukabaho neza. Niba cyari igikara kikayaga nk'uko mukireba, kikayaga nk'uko mureba n'inyaga, ni amata, utanyweye amata nyine uragenda ukarwara umwera. Hanyuma za nka rero ziranyondora, rwa rugo ngiyemo bamfata nk'umwana wabo. Umukecuru nsanzeyo akajya nkamira bakama amata, umukecuru aramenya. Ariko nyakuri ko naragiraga inka, urumva ko nkubwira ko arizo zanyondoye, ko nta wundi muntu wanyondoye, ayo mata y'izo nka niyo yanyondoye. Hanyuma ndangije mvayo, nkubwiye ko nakiriyeho imvunja, nkubwiye ko namenyeyeho ubuzima. Turacyakomeza ndakubwira no ku yindi tape yavuye aho ngaho. Ndagenda ndaza kukubwiraho ibi byose Imana yabikoreye, naho ndaza kuhakubwira. Ariko ni muri ubwo buryo warumbajije uburyo inka zanyondoye. Inka zinyondora ntabwo inka zonyine zivuga, ahubwo ba nyirazo nibo bagiye bangirira neza muri ubwo buzima, banoza kubaho. Nangira kubaho mu buzima bwo kuragira inka, nangira kubaho mu buzima bwo kunywa, bwo kurya, butari ubw'umubabaro, butagira uwunshunaguza. Ubundi cyagiye bwa buzima bwarancunaguzaga, nta hepfo nta haruguru. Ni muri ubwo buryo Imana yangiriye neza. Ubwo ngira ngo abantu bari kwibaza ngo inka zamwondoye gute, mwumvishe igisubizo cyabyo. Nyuma y'uko rero uvuye kuri izo nka, ndashaka kuduha ubuhamya nyine ukazamuka ukatugerera kuri level neza y'ahantu. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Hanyuma 9 mu 2009 naje kuva mu Mutara njya Uganda. Yego. Ngenda n'ubundi ngiye kuragira inka. Ndagenda njyayo ndapagasa, ndajyayo ndaragira, maze kuragira aho ngaho Uganda. Niho ijwi ry'Imana ryansanze ahantu bita Bunyoro. Niho ijwi ry'Imana ryansanze rambwira ngo mwana wanjye genda ujye ku musozi uvukaho, nzakugirira neza, nzabana nawe, kandi ujye kunkorera umurimo, unambira ibitambo, nzaguha umugisha. Ijwi ry'Imana ndaryumvira, hanyuma ndangije ndaza nangira gukora umurimo w'Imana. Nimba numvishe neza, uvuye mu Rwanda ujya kuragira inka muri Uganda. Yego. Ubu tuvuga n'umuntu ashobora kuba yafata urugendo akavuga ngo mfashe uruzinduko rwo kujya mu gihugu cy'amahanga. Yego. Nta kindi kimujyanye kujya kuragirira abantu inka. Njyewe nicyo cyamvanye inaha 2009. Nabwo ndabiguha ukuntu umuntu yanjyanye. Yarambonye ku Cyanyirangegene, arankunda. Ku Cyanyirangegene mwese murahazi, arankunda, abona ndagiye inka, arambwira ati waje ukajya kundangirira inka Uganda. Ndangije aragenda anyandikishiriza itike, maze kuyandikisha nurira bisi yanjye nshaka umupaka, ndagenda njya kuragira inka. Nicyo kintu cyanjyanye ahantu bita Kiboga, ari bana ba Uganda bakurikirana baraza kuhamenya. Naragiraga ahantu muri Forest, aho ngaho niho naragiraga. Aho ngaho naragiraga inka pe, na kandi kazi niko kari kanjyanye. Yego. Hanyuma ugeze mu Bugande, nta kindi kikujyanye ugiye kuragira inka. Yego. Ugezeyo usize n'ubundi inka mu Rwanda. Yego.
ubundi wumva ko uzahabona amaramuko arutayo mu Rwanda nimundi ko ari amata kandi warutuye ko inka zo mu Rwanda zari zamaze gukundura. Yego urakoze Imana iguha umugisha Bwana Bernard. Hanyuma ntago nabyumvaga njyewe ahubwo nka bwa buzima nakuriyemo bw'uruzerero numvaga mva mu Mutara numvaga mpinduye ubuzima ariko mfite n'amatsiko yo kureba Uganda bavugaga nari mfite amatsiko rero yo kuyireba ndangije ndagenda ndayireba ariko by'ukuri ngenda ariko kazi kantwaye ko kuragira inka ntago numvaga yuko kuba mvuye mu nka ngiye mu zindi ari ikibazo ahubwo nge numvaga mpinduye ubuzima Uganda nkareba Uganda igihugu bavuga ukuntu gisa. Murakoze. Uravuga ati ndagiye kureba ukuntu igihugu gisa. Ngiye kureba ukuntu igihugu gisa ndagenda ngerayo ndakireba nsanga hari inka nyinshi nangira kuragira inka 300 naragiraga inka 5 inka 10 mu Mutara ariko nangira kuragira inka 300 inka 500 inka 1000 nangira kubona inka nyinshi muri makeya narinzi mu Rwanda. Aha hanyuma rero ngaye nguko ugeze i Bugande ugeze mu gihugu cy'abandi nta kindi kikujyanye ni ukuragira inka wahembwaga amafaranga angahe niba atari ibanga mu gihugu cy'amahanga? Ntago ari ibanga icyo gihe mbayo nahembwaga 3 y'amagande. Ubwo nangahe y'amanyarwanda? Byari 9,000 by'amanyarwanda. Icyo gihe yari amafaranga menshi. Yari amafaranga menshi cyane. Byari 9,000 y'amanyarwanda. Urumva mvuye kuri 4 ugeze ku 9. Ngiye ku 9,000. Ubwo Imana itangiye kuzamura. Urumva Imana itatangiye kunzamura. Imana itangira kunzamura. Buriya n'abashumba Imana ishobora kubazamura. Imana ishobora kuzamura ukava no ku 9 ukajya kuri 30 ukazamuka rwose. Ibyo bintu Imana yarabikoze nimbikubwira buri mwese arabyumva ko ibyo bintu bishoboka. Hanyuma rero ubona uhembwe amafaranga 9,000 yawe muri Uganda uragiye inka z'Abagande mu by'ukuri utangira kubumva Imana gusohoza amasezerano. Hanyuma nyuma y'uko uragiye izo nka se waje kuzava Bugande se barakwambuye wamburiwe mbarara. Yego dutegereje kumva uko byagenze. Yego urakoze Imana iguha umugisha. Ntago banyambuye narakoze maze gukora guhera 2009 nkuko nabikubwiye hanyuma 2013 mu kwezi kwa 11 niho ijwi ry'Imana ryansanze aho ngaho nari maze gukora ubundi narakoraga nkambara nkajya amandazi nk'umwana wese na viziyo nagiraga mu mutwe wanjye numvaga nyine ari ibyo ngibyo ari ukwambara nkambara bote nkambara inkweto nkambara utwenda nyine nava mu nka riba ngiye ku center nkagenda nkiyambarira umwenda mwiza nkumva ko ari ibyo nkumva ko bihagije. Ariko nagiye kugira ubwenge nka 2012 nari nangiye kugira ubwenge ndangize niga gukorera inka. Uganda hari uburyo uragirira umuntu akaguhemba ikimasa. Yego akaguhemba ikimasa. Nibwo buryo waruvuze bwitwa gukorera inka? Yego nibwo. Wewe wararagiraga? Yego. Aho kugira ngo baguhe amafaranga bakamemba ikimasa. Ubwo wazigaburiraga iki? Oya nacyo uko nakubwiye ko ari inka 100 nacyo wazigaburira ahubwo inka 100 n'ukuziragira mu ifamu. Yego. Nk'ijana no kuziragira mu ifamu ukamenya amazi ukamenya kuzuhira ukamenya ko zarwaye ukamenya kuzivura ukamenya yuko hari yabyaye ukamenya kuzikamirira kugira ngo iyayo uticwa n'amata ukabimenya n'ibyo nta kindi twakoraga cyangwa n'ibyo nta kindi nakoraga. Yego utangira gukorera inka rero? Nangira gukorera inka 2012 muri uwo mwaka nangira gukorera inka abandi bashumba barabimbwira ko bishoboka ndangije ndabikora maze kubikora muri uko kwezi ndakora uwo mwaka wose 2012 bamemba ikimasa. Nagikoreye umwaka wose bamemba ikimasa gicutse. Iyo gicutse abaragira inka cyangwa abo mwa barabyumva kibakenda nko gukurikirwa. Yego barakimemba ndagitwara mbaze ngo nagitwaye heye narahinduye uwo mugabo nakoreraga bwa mbere we yamembaga amafaranga hahandi nakoraga 3 ariko wundi wa kabiri unyangaje yemera kumereza ikimasa yabyemeye kuma ikimasa hahandi nakoraga amafaranga mvayo njya gukorera handi ikimasa. Umwaka rero urangiye maze kugikorera niho nakigaruye hahandi nakoreraga amafaranga kuko yari yarabyemeye yari yarambereye nk'umubyeyi. Ngarura cya kimasa arakindagirira. Yego ahantu wakoreye ukora ikiraka yego ubaragirira inka
waragiye ukorera n'ubundi kimasa ahandi, yego, birangira ukigaruye mu rwuri rwabo. yego. Ubu ni ubuhamya nk'uko binsabye, ngira ngo abadusangiye bumve yuko iyo witwaye neza ahantu ukabana n'umuntu ukamwitwaraho neza, nta kintu atagukorera. N'isambu yayiguha, n'inka yayiguha, ariko uwo muntu yarambwiye mu magambo ye, uwo musaza nakoreraga mu mafaranga, arambwira ati njye sinaguhemba inka kuko ndamutse nyiguhaye abana banjye bazayikwaka, ahubwo genda ushaka ahandi hantu ukore kimasa ko ndagukunda, hanyuma uyizane, n'uyizana nzemera kuyiragira, nzayikuragirira nta kibazo. Yemera kuyindagirira. Ubu nagira ngo nkubwire ubwino kugira ngo buri umwe wese yumve ko ibyo bintu bishoboka, ko twabanye neza, yaba ari umukecuru we, yaba ari umusaza, twabanye neza nta kibazo. Niba ntakurondogoje, yego, mu Bugande wari hafite undi muryango wenda usibye ahangaho wari ugiye kuragirira? Oya, navuye mu Rwanda. Uwo muntu wantwaye nawe si umubyeyi wanjye, si mwene wacu, nuko yarambonye gusa, mbonye anyikundiye antwarira bene wabo. Nta wundi muryango nari mfiteyo. Umuryango nari mfite n'uwo wonyine nari ngiye kuragirira inka, abo twari tumanye imyaka nk'itatu tumenyeranye. Yego. Hanyuma se ko nta muryango wari uhafite, wumvaga ko izi nka utangiye gukorera mu gihugu cy'abandi, nta butaka uhafite, nta mwene wanyu uhafite, wumvaga uzazicyurahe? Ubwo mbajije viziyo nari mfite icyo gihe. Hanyuma ibitekerezo byanjye byaransanze, birambwira ngo nangire nkorera inka, nizigera inka 3 nzazigurisha ngura ikibanza. Hanyuma njyewe mbe Uganda, numvaga nazongera kugaruka mu Rwanda kubera ubuzima nakubwiye nagiriye mu Rwanda. Numvaga nazongera kuhagaruka na rimwe, numvaga ubuzima bwanjye ari ubwa Uganda. Numvaga ngiye gukora, nageze inka 3 nkazigurisha, nkabona ikibanza, hanyuma nkongera nkakora, nagira amahirwe cya kibanza rimwe nkagihinga, kuko Uganda ikibanza cyaho kiba kingana n'isambu y'inaha. Yego, kiba kingana n'isambu y'inaha. Hanyuma numvaga nzayihinga, narangiza nkagaruka kwa wa musaza, natangira nkakora, ariko nkungikanya kuzageza ubwo nzashaka umugore, nkashaka ubuzima bwa Uganda butarimo ubuzima bw'u Rwanda. Yego. Aha, ngahe nguko. Ubuzima burakomeje. Ubuzima burakomeje. Ndangije mbayeyo, cya kimasa ndagikoreye, umwaka urashize ndakizanye, maze kukizana kibaye kwa wa musaza nakubwiye, nangiye kujya gukorera ikindi cya kabiri, noneho mpindura icyerekezo, mvuye aho ngaho bita Kiboga njye aho bita Buremezi. Buremezi ndagiye nkozeyo, naho nangiye kugikorera amezi 6 ashize. Aho ngaho ubwo byari 2013 mu kwezi nk'ukwa 8 ukwa 9. Aho ngaho niho ijwi ryansanze rirambwira riti, mwana wanjye taha ujye ku musozi uvukaho, nzakugirira neza, nzabana nawe, nzaguha umugisha, nzagushakira umugore, nzakubakira, nzabana nawe. Tukiri aha ngaho rero utaraharengaho. Yego. Urambwiye ngo nibwo ijwi ry'Imana ryansanze aho ngaho muri Uganda? Muri Uganda, Buremezi. Mu kiganiro cyose twakoranye, ntabwo nigeze mbona ahantu wegeze ujya gusenga ubutayu. Yego. Ntabwo nigeze mbona ahantu wambwiye ngo nabatijwe mu mazi menshi. Yego. Iri jwi ryaje rivuye. Aha, urakoze, Imana iguha umugisha. Nabwo ndagenda nsubira inyuma, uraza kwihangana. Cyagiye nari ndi insinda, mfite ba masenge basengaga. Basengaga ahantu bita kuri Asambure Insinda. Urwo rusengero n'ubu ruracyahari. Assemblée de Dieu Insinda. Noneho nkabakurikira tukajyanayo, aho ndabatizwa 2004 nibwo nabatijwe. Ndabatizwa mu mazi menshi. Ubwo rero nagiye gusenga mbizi, ariko nari nasobanukirwa n'ibyo ari byo. Bivuze ngo waragiraga ziriya nka zose muri biriya bihuru muri ya mafamu? Yego. Nibundi uri umukristo? Ndi umukristo mu mutima wanjye. Mu mutima gusa, ariko mu rusengero guterana ntabwo wabona umwanya? Ubwo se waba urimo ukajya guterana? Ntabwo waba uragiye inka z'umuntu ngo ujye guterana, ariko nari umukristo mu mutima, numva nyijijwe, nta byaha ndimo. Yego. None ijwi riratinyuka rirakwisangira, cyangwa wenda ni umuhanuzi waje? Oya, nta muhanuzi. Uganda se bavugaga Urugande, njye ntarwo narinzi. Ubwiye ko narinzi Ikinyarwanda cyonyine. Hanyuma ndaho ndagiye, niho ijwi ry'Imana ryansanze, rimpamagara amazina yanjye, ndatokesha, ni mu izina rya Yesu, ibi ni ibiki? Ndatokesha. Ariko ngize amahirwe, ijwi riragaruka bwa kabiri, ndavuga aba ni abadayimoni, babita abasambya ba Uganda, nabo ni abasambya numvishe bavuga, nibo bamamagaye. Ariko bwa gatatu rigaruka rituje cyane, rambwira ngo niyo mugabo mwana wanjye.
ndashaka kujya ku musozi uvukaho, nzakugirira neza, nzabana nawe, nzaguha umugisha, nzagushakira umugore, yewe ndajya nkubwire ko ryambwiye n'umwana wanjye w'imfura uburyo azaza yitwa, rikambwira uburyo azaza yitwa, nkataha. Ubwo nahise narakoze amezi 6, maze gukora amezi 6 aho naho narabyanze nk'umuntu urabyumva sinarinzi ibyo bintu, yabijwe ry'Imana sinarindizi, nta muntu nengeje ruvugana nawe, ariko kuko yakomeje kunsindagiraho cyane, rinsindagira yambwira ngo ndi Uwiteka, ndi Imana yawe, tawe ujye ku musozi w'uvuka, nzakugirira neza. Ese waje kubwirwa n'iki ko ari ijwi ry'Imana? Kandi rimbye ngo ndi Uwiteka. Hari undi muntu witwa Uwiteka se wari wabona? Nta wundi muntu witwa Uwiteka wari wabona. Ryaje ryivugira ati ngewe ndi Uwiteka. Ndi Uwiteka, Amu ya Mungu, ndi Imana yawe. Nuko ryambwiye amagambo abiri. Yego. Aha. Ubu raryumviye? Mba ndaryumviye. Cyangwa wariciye amazi? Oya, nariciye amazi. Nariciye amazi, maze kurica amazi aho nakubwiye ko nakoreraga ikimasa. Hanyuma umwanya wo kumemba ikimasa, umugabo twabanaga yatwagemuraga amata kuri dayari, noneho tukazayakura y'amafaranga, bamembaga ka 15 k'amata kugira ngo nzabone cya kimasa. Hanyuma rero umuhinda agiye kuza kuduhemba muri iyo minsi, ko baduhemberaga iminsi 30, amafaranga aratinda y'umuhinde kugira ngo bazaduhembere nk'iminsi 40 muri ayo mezi nyine, uko nagendaga nkora nshaka kugira ngo negeranye udufaranga nzagure cya kimasa. Hanyuma nibwo inka naragiraga, imwe yabyaye uruziramire ruyakira inyana yayo, ngo uruziramire rwariye inyana y'inka narindagiye. Ureba se? Oya, ntago narebaga, ndabigusobanurira. Naragiye ndashora, hari mu masaa 6, hanyuma ariko inka nyisiga imaze kubyara nyibyaje ngewe. Ndangije ndagenda ndashora, maze gushora inka ziranywa zikutse, ndazamuka njya kureba inka nasize ibyaye. Ngezeyo nsanga inka irimo irabira, yiziringa aho ngaho, yiziringa aho. Ndareba, ndebye mu gihuru nsanga uruziramire rwamize ya nyana yavutse. Turashize none. Yego, nsanga rwamize ya nyana yavutse. Ariko uruziramire wararwiboneye? Nararubonye n'amaso yanjye, napimye metero yarwo, rwapimaga metero 6. Ibirenge byanjye nateye gutya ubutambike, nsanga rurapima metero 6. N'amaso yanjye nararwiboneye. Rufite inyana mu kanwa? Rufite inyana, rwaye imiziri mu nda. Turashize none. Nararwiboneye. Hanyuma ndangije mvuza induru, mvugije induru, abandi bashumba baraza, turarukubita, turayuruyaka, ariko yapfuye. Muratinyuka. Urambwira gute mwatinyutse? Ikintu cyamize inka kikayimira yose. Yego. Mwiga mukumva ko muje gukubita, mwakubita shaka ikize, mwere mufite imbunda. Ujya wumva yuko abashumba bakubwira umuntu uragira inka, akavuga ngo riba ari inka 6, nawe uri inka ya 7, ujya ubyumva? Bishatse kuba nka wa mugani uvuga ngo ushaka inka ryama nkayo. Aha, urakoze. Rero ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo nawe uri inka, aho zirayuraraho, ibyo inshuro nyinshi nizo zigutunga nyine, nawe uri inka nkazo, ntago wavuga ngo urazihunga. Hanyuma byari ngombwa yuko nza kwereka databuje Kizibiti, nkamwereka impamvu yayo iyo nka, ko yari umunyamahanga, njye ndi umunyarwanda. Byange bikunde bari kunyica iyo naza kwerekana inyana y'iyo nka y'inzungu. Urumva inka y'inzungu yabanguriwe, inanga byayigendeyeho, ushobora kubizira. Niba atari ibanga, uruziramire wabonye rumeze gute? Uruziramire ndarukubwira, nararubonye. Nabanje kureba ikintu kirabura ariko cy'umubiri uyaga. Sinzi ko ndi bubikubwire ngo ubyumve, cyangwa unabona icyo nagerenya. Rufitemo nk'amabara y'umweru ariko atagaragara. Yego. Hanyuma ikirimo gushashagirana imbere yanjye, nibwo buryo narubonye, ruba rushashagirana gutya imbere yawe, rumeze nk'ikiyuburure cy'inshira. Yego. Nubwo buryo umuntu waba warabonye inzoka y'inshira, uruziramire nabwo nubwo buryo rusa. Yego, umuntu waba wese warabonye inzoka y'inshira, ubwo wenda zananyandikira cyangwa zatwandikira kubwira ati uriya muntu yarabeshye, ariko niko rusa. Amaso yarwo n'umutwe warwo byarebaga bite? Amaso yarwo n'umutwe warwo. Amaso yarwo ntago aba ari manini, aba ari matoya. Hanyuma umutwe warwo nawo ntago uba ari munini, uba munini iyo kirimo kumira. Wararubonye pe. Uba munini iyo kirimo kumira, umutwe warwo uba ari mutoya. Ahubwo iyo uko kigenda kimira niko kigenda cyaguka. Cyaguka kikaba kinini. Icyo gihe rero kurwica byari byoroshye, kuko iyo rwamize nta kindi kintu rwakora.
nta mbaraga na nkeya ruba rufite, ruba ruryamye aho nyine. ubwo ruba rumeze nka ya nkoko bavuga ngo nta nko kwiruka. urakoze. urakoze. Twararukubise rero abashumba Uganda baragirana amacumu n'inkoni nyine urabyumva. Rimwe na rimwe aba harimo n'abafite n'utuntu tw'uduhoro two bitwa ko ni mu mashyamba. Mu mashyamba twari turi, hanyuma turagenda dusongoza ibiti turarucumita turarutera, hanyuma tugenda turukubita yanya nisohokamo, ariko rwo turarubamba, twararubambye ntabwo twarwemerera rubaho narwo. Ndashaka kumenya neza tukiri kuri uru ruziramire. Uru ruziramire mwarwambuye inka mu nda, ndibaza iyi nyana mwasanze ikiri nzima se? Oya, iyo rumira rugenda ruyitsindagira, ruyitsindagira, noneho mu kanwa rufitemo ibintu by'ururenda. Ururenda sinzi n'ibikonda, noneho ruragenda rukabiyisiga, rukabiyisiga ikanyerera, kwa kundi rwagera uyikanda ijya kugera mu nda yapfuye. Kandi imbavu zayo zashwanyaguritse. Ntabwo mwagiraga ubwoba se ko namwe ruri bubikuze iyo nyana? Oya, abashumba basa n'ibikoko. Cyangwa ntabwo uruziramire rurya umuntu? Oya, ruramujya. Reba rero gucakira uhereye ku mutwe. Ubwo ni Imana yandinze nyine, niyo mpamvu mfite amashimwe. Niyo mpamvu mfite amashimwe nanjye. Uyu mwanya ntuburi hano pe. Imana ishimwe cyane. Imana warabaye. Nanjye umwanya ntabwo wakabaye mbona, ariko ubwo urumva ko Imana yandinze, ndabishimira nayo ko yabikoze, namwe mumfashe kuyishima. Haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma ubonye inyana muyivanye mu ruziramire, ntabwo wari ufite ubwoba bw'uko shobuja ari buguhitane? Ahubwo mbere yaho ubwo ko nahamagaye abandi bantu bahise bamuhamagara baramubwira, ariko we ntiyabyemera kuko hari amafaranga yari ari kuri dayari nakubwiye. Noneho yahise ayafatira, yanga kuyama kubera ko yanyana nyine urumva yari yapfuye, we yanga kubyemera, yahise ayafatira rero amafaranga yanga kuyama. Amafaranga ahera yo gutyo, ubwo mba nkoreye ubusa. Mba nkoreye ubusa umwaka wose, yari kuyamemba yakusanya kugira ngo azayamereze njye kwigurira ikindi kimaza kuba intego yanjye yari ukorora. Yego. Wahise winjira muri ya mvugo abo bavuga ngo warahiye? Yego, ubu narahiye. Narahiye. Uzi ukaragirira ubuntu uri mu bihugu by'amahanga? Yego. Ndetse anagendaho kumfunga, ariko Imana irandokora, ndirukanka ndamucika ndagenda. Uza kuzakomeza ubuzima gute? Kuzasoza ryajwi Imana nakubwiye, narwanaga na ryajwi. Hanyuma 2014 mu kwezi kwa 11 nkuko nabikubwiye, ubwo umwaka wa bweka wa 2013 2014, noneho ndangije numvira ryajwi ndabibwira ngo Mana noneho mfasha nkorera amafaranga uyu mwaka, hanyuma nashye nje kugukorera nkuko bimbwira. Nzakora iki se Mana niyambwira icyo nzakora, ariko irambwira ngo nzakibona nimagera. Yego. Ndangije 2014 ndataha, ngaruka mu Rwanda, nangira ubuzima rero bwo gusenga. Nangira ubuzima bwo kubaho nsenga, mwikorera, nkasenga, nkahinga, nkasenga. Ni muri ubwo buzima natangiye kubamo. Hanyuma nangira muri ubwo buzima bwo kwizera Imana, bwo kuyikorera, bwo kuyikurikira. Niko kano gakote weba mfite, niko kano gasura ureba nambaye, ni Imana. Ni Imana, ni imbabazi z'Imana. Yego. Uza uru rugendo rwo kuva muri Uganda ugera mu Rwanda, warukoze ute? Ese rwakubereye ruhire? Yego. Nta bisitaza se cyangwa icyo bita birantega wegeze uhura nabyo? Hari uburyo Imana ivuga, ugasanga ivuganye n'umuntu, ariko ugasanga umugambi w'Imana ku muntu Satani araburwanyije cyane. Ntabwo wegeze uhuramo na birantega? Oya, nabirantega navuyeyo, narahagurutse, naragenda bibabwira, ndababwira ngo ndashaka kujya mu Rwanda. Gusa aho nakoreraga hahandi hambere naragije inka, barankundaga cyane. Barambwira bati waretse gutaha, ariko byari ngombwa ko naha. Nakubwiye ko nakoreye ikimasa ndakigurisha, maze kukigurisha nicyo nakuye itike yo kuza. Wageze mu Rwanda ufite amafaranga he? Nageze mu Rwanda mfite nakigurishije imitwaro 30, byari nk'ibihumbi nka 90 by'amanyarwanda. 90 by'amanyarwanda. Ubwo wari umaze imyaka ingahe ukorerayo? Nari maze imyaka myinshi, nari maze imyaka hafi 6. Imyaka 6 gatanu 90. Yego.
nakubwiye ko nagize akenge nyuma ubundi nibiraga mu nkajya amandazi ubundi nkiyambarira nkumva ko ari ibyo hanyuma nagize akenge nyuma nibwo nari nangiye gukorera ikimasa numva ngize akenge nyine akenge gatangiye kugaruka. Reka dusimbuke. Imana ikugejeje mu gihugu cyaho wavukiye nkuko yari yabigutegetse. Wageze mu Rwanda wakirwa gute? Ese byaje kuba byakugendekera gute kugeza aka kanya? Nageze mu Rwanda ndatangira ndasenga n'ubundi ngaruka kuri rwa rusengero rwa Assemblée de Dieu nakubwiraga. Ndasenga ndaza ndatangira ngo imirimo y'umukristo wese yakora ku itorero ariko ndi mu muhamagaro. Ndi mu muhamagaro w'Imana tangira ndasenga maze gusenga mu kwezi kwa kabiri ku 2015 mu kwezi kwa kabiri niho Imana yasohoje rya sezerano ryo kunshakira umugore. Imana imurera ubukwe. Ariko hari ibintu abantu bajya bitiranya, hari ibintu ntajya nemera. Sinzi wenda niba ariyo myemerere yanjye cyangwa se niba hari n'abandi twemeranya kimwe. Iyo umbwiye ngo Imana yagukoreye ubukwe mpita nibaza ngo yaranakurambagirije. Iyo utari waca mu nzira. Sorry gatoya. Murakoze. Nari ndimo nkubwira yuko nje 2015 mu kwezi kwa kabiri ariho Imana yasohoje isezerano yari yambwiye ryo kunshakira umugore. Uti nge sinjya mbyemera bitewe n'imyemerere yanjye cyangwa imyumvire yanjye. Imana no kukurambagiriza yarakurambagirije. Yego niko warumbajije. Yego. Rero ubujya Imana yacu ari urukundo. Nago nabikubwira ngo ubyumve ariko urabyumva ninza kubikubwira kuko utari wabyumva nago wabimenya ariko nibikubwira urabyumva. Muri uko kwezi hari ahantu nakoraga twahirira inka twarangiza tukabika ubwatsi bwazo igihe kizuba cyazagera tukabuzihereza. Hano mu Rwanda se? Mu Rwanda. Ukiva Uganda? Yego. Nabwo ese usubira mu nka se? Yego. Ariko bwo byari imirimo nk'iy'abahinzi bose. None tukagenda inka zo nago zabaga ziri aho ngaho zifite abashumba baziragiraga. None twahiraga ibigorigori n'ubwatsi twanjya tukabucisha mu mashini kabusya yamara kubusya tukabuhunika tukazabuzihereza mu gihe cy'izuba nyine cyaje nkora aho ngaho. Aho nakoraga rero niho Imana n'ubundi yansanze irambwira ngo mwana wanjye ngiye gusoza rya sezerano nakubwiye. Ni yego kuko urumva narayisengaga nari maze kuyimenya noneho maze kumenya by'ukuri ijwi ryayo uko ikora maze kubyumva neza. Ndangije nicaye aho ngaho ariko ndangije nsaba Imana kuko nari umukene singiye kubeshya urumva umuntu waragiraga inka. Ndangije nsaba Imana umugore. Yabwiye Imana rero umujye wamyemereye ko umugore uzama umugore udasiga inzara kuko ngiye usiga inzara ntabwo nzashobora umugore kujya muri saro buri munsi. Ikindi cya kabiri uzama umugore ngiye nkunda umugore wirabura. Nkunda umuntu wirabura. Dusubiremo neza umugore wasabye Imana. Nasabye umugore Imana. Umugore udasiga inzara kuko nge sinzashobora kujya mujyana muri saro buri munsi. Icya kabiri umugore udakora imisatsi kuko nge sinzashobora kumujyana muri saro kujya gukoresha imisatsi ya buri munsi. Nabonaga nyine ari ibintu bigoranye. Hanyuma ndanye n'ibindi kandi Imana uzama umugore wirabura. Nge nkunda umuntu wirabura sinkunda inzobe. Nkunda umuntu wirabura. Bernard rero Imana yaragira mutoranya iramuma. Umugore uko nguko mbikubwiye niko bimeze hatabuzeho na gato. Udasiga inzara udakora imisatsi ya misatsi yindi sinzi ukuntu ngo riba ari amenshi sinzi ukuntu babyita ngewe bya bindi abagore bashyira ku mutwe nyine simbizi ngo nibigezweho birashoboka simbizi uko babyita nyine nuko nguko utajya ubishyiraho niwe nasabye Imana numvaga ari we murokore kandi wirabura kuki akundaga umugore wirabura? Ubwo nta marangamutima yanjye. Amarangamutima yanjye akunda umuntu wirabura. Muri Bibiliya harambwiye ngo uyu niwe nasabye Imana. Niwe nasabye Imana. Kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Bivuze ngo nawe nibyo yakoze. Uba ubonye Imana iramukuzanira. Ndetse Imana yamuteruye iramuzana imutereka iwawe muti mwahuye muti kugira ngo uzabone umugore Imana wayisabye wujuje ibisabwa nkuko wabwiye Imana. Mwahuye gute? Mwabwiranye iki? Mbese mwamenyanye? Yego. Igihe rero twari turi muri ka kazi hajemo n'abakobwa
nabo baza gukoramo. Nakubwiye ko ari akazi twakoraga kwahira ubwatsi buvanze n'ibigori twabihingaga, twarangiza tukabyegeranya tugashyira muri mashini ikabisya. Noneho ubwo baje rero babitwegereza, twebwe tugakora kuri mashini. Njye nakoraga kuri mashini nk'umusore. Hanyuma rero arangije azira muri ba bakobwa batwegerezaga ubwatsi. Aho niho namubonye. Niho namubonye, mbona ndamukunze, maze kumukunda mbona yuje bya bindi bisabwa, ndangije mubwira amagambo y'urukundo, nawe urabyumva. Umukubita umutomo. Mukubita umutomo. Wibereye mu nka zawe. Nibereye mu nka, ubwo nari ndi mwifamu nyine. Ariko reba imitomo y'umushumba tutabijanye nimba koko ariko byagenze. Ndashaka ko uturasiraho wenda utumenereho akabanga gato. Wenda n'umushumba w'abantu uragiye udukurikiye yitinyuka. Hari abantu bajya batinya bakavuga ngo ibyiza ngo ntibyakubera. Theo yaravuze ngo abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye. Ngo nyamara Imana yakubona ikabona uruta ibishongore n'ibiterere. Hanyuma uyu mugore kugira ngo umutere umutoma uri umushumba, umutomo wamuteye ukamwemeza n'ubu. Urumva amagambo yanjye ari makeya. Mu by'ukuri nta magambo menshi nari mfite, singiye kukubeshya. Niyo mitoma ni wowe bimbwiye, nabyo nari nzi. Ubona abashumba buriya ngo abashumba nibatereta cyane. Ngo arasa ku ntego ubundi tayari. Urakoze. Njye namubwiye nagukunze wambera umugore, nta bindi namubwiye. Ngo naramubwiye ni ko nagukunze wambera umugore. Ibyo gusa nta bindi, nta yindi mitoma. Uko niko waterese? Uko nguko. Muhuye bwa mbere ko nagukunze cyangwa nagukunze bitewe naho twari turi. Wanyemera ukambera umugore? Arambwira ati ndagiye nzabitekerezeho. Nakundi abitekereza. Ubu ngubu yabiriye kukwandikira ngo ibyo murasa n'akazuba ko mu museso ngo muna sibyo ako kazuba kabaye. Cetse iyo nza kumbwira ngo urasa n'inyana, kamubwira ngo urasa n'inka yanjye. Niko abashumba batereta. Ariko njye namubwiye ko nagukunze wanyemera ukambera umugore. Ngo imitoma y'abashumba ngo niyihe? Niyo ngiyo nyine namubwira turasa n'inka, urasa n'akanyana. Niyo nyine kuko umuntu avuga ibyasa nabyo. Ariko narageze ndabona nuko umugore se we aza kubitekerezaho bimufata bite? Umugore aza kubitekerezaho, aje kubitekerezaho bibanza kugoranamo gatoya. Ariko nsubira inyuma, hari undi mubyeyi namutumyeho, aragenda arabimvugira ibyo bintu. Tene ndangije numva arabyemeye. Yego arabyemera. Ubu urateruye ushyira mu rugo? Oya, ntago nateruye nk'uterura ibishyimbo cyangwa umufuka. Oya, nagiye gusaba. Ndagiye gusaba, aho niho Imana yankoreye igitangaza, niho nshaka kukubwira. Sabirwa nandetse ko nta muntu wari ukwitayeho. Ndagira ngo mbikubwire. Hanyuma naragiye numva ko nyine ari ngombwa igihe kigeze. Ndangije njye nagiye kwisabira. Ngo nagiye kwisabira. Oya, tubwire neza kandi mbikubwira. Tubwire neza ibintu uko byagenze. Nta muntu ugiye gusaba ngo anisabire. Ndabikubwira. Kirazira niyo waba udafite uvuga ijambo, wenda wafata n'umwe mu bantu usanze mu muhanda wati ngo nuvugira ijambo. Wajyanga ibintu nkubwiranye ko umugore wanjye ari bibone. Arabibona, n'undi n'umuturanyi araza kubibona. Cyangwa wenda zanabibona. Urumva? Yego. Ntago mbiyobewe ibyo ndabizi. Hanyuma nafashe inzira, nabwiye umukobwa. Namubwini rero, untumirizeho papa wawe. Untumirizeho n'abasaza bawe. Na mama wawe, hari ijambo nshaka kubabwira. Yego. Ubwo kubibwira umukobwa mukundana? Kumubwira umukobwa dukundana. Yego. Umukobwa arabikora. Amaze kubikora, ndangije ndagenda njye iwabo. Akubwiye ko nari umukene. Yego. Tangije ndagenda, tugura akayoga baranywa. Njye nayo nanywaga nari umurokore. Ndamusengerera papa wiwe yanywaga akayoga, arangije arakanywa. Ndamubwira ni papa rero naje kugusaba umugeni. Naje kugusaba umugeni. Nakunze umukobwa wawe ariko nanze kumutwara, nabikubwiye. Hanyuma kubera yuko ndi umukene, ayo niyo magambo namubwiye, uko nguko hatavuyeho na rimwe. Kubera ko ndi umukene, nta muntu waza kunsabira, umuntu abwira kunsabira yanshaga amafaranga. Murabizi abantu bajya gusaba baca amafaranga, abantu bajya kuvuga ijambo baca amafaranga. Ndamubwira rero njye ndi umukene, uhanyemerera uyu mukobwa ukamuma, hanyuma tugakora ubukwe tugasezerana. Ko numva nge nzakora ubukwe nzasezerana, ariko wamumaye. Ngayo nguko nibwo buryo nagiye kwisabira. Abantu badukurikiye ni naze kuvuga. Ubwo nengire mu ntekereza. Wenda n'abadukurikiye baza kujya batwandikira muri comment. Yego. Dufite abantu bagiye bagira batya bagaterura. Ubwo mvuze gutya guterura, rya ndi bava ngo nukwishingira. Yego. Bitewe nuko babuze umuryango baba hafi cyangwa se babuze abajya kubasabira. Yego. Kavuga ati kubera ko nta buryo tugende twibanira. Yego. None wowe
utubwiye ko wafashe icyemezo cyo kutagira uwo ubwira. yego Ese nuko wabwiye abantu bakabyanga? yego Ese wabonaga ntawe ubwira? yego ndagira ngo duhe detaye z'uburyo wifatiye ibyemezo byo kujya gusaba. urakoze. izo mpande zombi nk'uko uzimbajije, mbega Yesu ati wabimenye, wagira ngo twari turi kumwe. uwa mbere naragenda mbimubwira, Yego. maze kubimubwira arambwira ati rero urampa 20,000 ntayo nari mfite. none uwa kabiri mbimubwiye yari umusaza mukuru w'iwacu, sindi bumuvuga amazina si ngombwa, mbimubwiye arambwira ati rero mwana wanjye ibyo bintu ntabyo nashobora. none se ufite inzoga? we ntayo mfite. none se ufite ibintu bingana bite? ni rero ngewe ntabyo mfite, ariko ibyo mfite bikeya twabikoresha. arambwira ati sinabishobora. ni muri ubwo buryo nafashe icyemezo cyo kwigirayo, nk'uko bivuze, ninyura n'urubyiruko cyangwa abantu bakundana, aho kugira ngo wishyingire itorero riguhagarike. rwose waca mu nzira nziza kandi wakunze umuntu, ibyo bintu biremera. Rero ndagira ngo duse nk'abasubira inyuma gatoya. yego uze kumfasha utange umuyoboro neza nk'uko byagenze. yego uraza kutubwira kuko nimba wabuze uburyo bwo kujya wabuze abantu bajya kugusabira. yego simpamya neza yuko n'imbere wari ufite ibiza kuzakora ubukwe kugira ngo ujye kwa pasiteri. yego noneho ndagira ngo uduhe neza uko byagenze. wagiye kwisabira, wagiye wambaye ute, yego niki cyatumye ujya kwisabira, ese ugezeyo bakubwiye ngo iki, wasabye ute, nyuma yaho utukomereze utugerere uburyo nyine ubukwe bwarangiye. Mbese duhe detaye dutangire neza. urakoze. ubu ndumviye muri ryoshye. bwana Bernard, ndashaka kubwira ukuntu Imana nyine ariyo yanshakiye umugore. nabikubwiye urambwira uti se Imana yaragira aterura pi no mu nzu. Yego. ubwo njyewe igihe cya gihe nyine, igihe nari ndimo nkora hahandi, ariko mfite isezerano. Yego. nuzi ko umuririmbyi yaravuze ngo niba ufite isezerano ry'Imana, wowe rikomeze, Imana izarisohoza. Yego. nakoraga ahandi, nabaga muri bwa buzima, na rya sezerano navanye Uganda ryari rihari. hanyuma rero wa munsi nyine wo kujya gusaba, nabikubwiye, nakubwiye ko nashatse umuntu ngirayo, uwa mbere akansha 20 nayo mfite. hanyuma uwa kabiri nawe arambwira ati ibyo sinabishobora. arambwira ati ibyo bintu sinabishobora. ndangije numva mu mutima wanjye hajemo inama yo kwigirayo. Yego. ni inama yaje mu mutima wanjye. ndangije mfata inzira ndagenda njyayo. urambajije uti se ko hari umukene wabigenje ute? mu by'ukuri nabyo nabikubwiye, ariko ndashaka kutubwira uburyo nyine wagiye gusa. Yego, reka mbyemere ko wisabiye. yego ariko se wasabiye kuki? ngereka buriya ndashaka kumenya iyo umuntu agiye gusaba. dusanzwe tuzi ko umuntu agenda akajyana n'abagiye bamutwaje ibisabishwa. yego. wowe wagiye kwisabira. ibisabishwa wabitwajwe nande? wasabiye umugeni kuki? urakoze. Imana iguha umugisha. gusabira umugeni nabikubwiye nuko utabyumvishe. nakubwiye ngo nabwiye umukobwa, ndamubwiye utumeho papa wawe na basaza bawe, yari yambwiye ko afite basaza be, hanyuma na mama wawe. hanyuma rero uze kubagurira inzoga, muha amafaranga 2,000. ndamubwira ngo uze kubagurira inzoga mu gacuma, igurire papa wawe. iyo nzoga ndasanga ari yanywaho. iyo nzoga niyo nasabishije. njye sinagomba kugenda nikoreye inzoga kandi papa wanywa inzoga kandi ndi umurokore. uvugira ijambo ku iyo ngiyo? yego. iyo uhasanze bari kunywa? iyo masanze bari kunywa. niwe wari wayiguze? yego, ni njye wari wamwohereje amafaranga umukobwa. tutabeshye iyo nzoga wari wayiguze amafaranga, uramwohereje amafaranga? nari namwohereje amafaranga 2,000. oya, 2,000 ntabwo byagura inzoga isabirwaho umugeni. uko niko kuri, ni 1,000. urumva inkwano icupa ryaguraga 1,000. aha, wenda reka mbyemere. ubu usabiye umugeni ku nzoga usanze sobukwe ari kwinywera. Yego. hanyuma biza kugenda gute? akubwira iki? byaje mbese rero nagezeyo. ngezeyo maze kumubwira ya magambo nkuko nayakubwiye. ndamubwira ni muzehe rero, reka nongere nyagusubirire muri ujya ngo nakubeye. ni muzehe rero. nakunze umukobwa wawe. ariko maze kumukunda ndashaka ko tubana. none nanze kumutwara utabizi, ndashaka kumuma. kamuma tukagenda tukabana. numvaga rero intego yanjye ari uko nzanyura mu murenge ngatera igikumwe, ubundi tukagenda tukibanira. yego. hanyuma ndangije muzehe arabyanga ati reka ntabwo bishoboka. ntabwo bishoboka ibyo bintu, ntabwo bishoboka. ndangije ndagenda, ariko nagiye nasenze.
cye nasenze ntabwo napfuye kwishora gusa bagukubitirayo urebye nabi. ese Imana yari bikubwiye Yego. usibye ryajwi ryakubwiye ngo giwanyu mu gihugu. Oya, Imana yari yambwiye ngo genda ndagushyigikira. Imana niko yari yambwiye iryo joro, irambwira ngo genda ndagushyigikira. Yego. Niko ijwi ry'Imana ryari ryambwiye, irambwira genda ndagushyigikira. Ndangije ndagenda arabyanga, ariko ngeze umugisha nk'uko nakubwiye ko Imana yo mu ijuru ibaho, ngiriwe umugisha basaza be baramubwira bati papa, ese uyu muhungu yaza kubwira umukobwa bakagendana wari kumubona? None se ari kuzabimenya? Yego. Kubaje kumugusaba rero uko ari kose akakubwira ukuri, mumuhereze, nta mpamvu yo kumumwima. Uzashaka umuntu uzaza kukuvugira ayo magambo. Yego. Mbo urambwiye ati yahise amumpereza. Yarabyemeye. Yaramuguhereje arakubwira ati jyana se cyangwa oya. Yarambwiye ati genda uzashaka umuntu uzaza kukuvugira ayo magambo, kuko nta muntu ujya wisabira. Ariko ubundi bwo ndabyemeye, ariko genda uzashaka umuntu uzaza kukuvugira ayo magambo. Utaha agatima gatera neza. Nta gatima gatera neza. Yego. Ndangije ndagenda ngezeyo, ndicara ndatuza ndatimaza, ariko nangira kubyigaho uburyo nzasubirayo. Yego. Ndangije ndagenda ndeba umusaza w'iwacu, ndabimubwira, mubwira uko byagenze, mubwira uko nagiyeyo, arambwira ati ibyo bintu nzabishobora nta kibazo. Arangije aragenda. Ubwo abavandimwe nibo baneranyirije za nka za mbere batanga, urazizi ngira ngo muco kinyarwanda batwara isuka, umujyojyo, suka amacaku n'icyansi, ibyo nizo nkwano za mbere batwara. Yego. Rero uko nakubwiye ko nakoraga, twarabishakishe turabibona, turabitwara, ugiye kunsabira agenda bijyanye. Yego. Yego. Ubona murasabye ibintu bigenze neza. Mbona turasabye. Ibinyobwa byari bihari mujya gusaba. Ibinyobwa rwose Imana yarabizanye byari bihari. Mbese imisango yo gusaba yagenze neza. Imisango yo gusaba yagenze neza. Inkwano se mu kuki? Hanyuma inkwano rero, yego ndashaka kubikubwira ufite amatsiko. Inkwano ku murenge biremerwa, twayihinduye ideni. Wikopesheje inkwano? Yego. Kwa sobo. Mbese sobo ko yaragukopye? Yego. Agukopa inkwano? Yego. Kandi aguha n'umukobwa? Akama n'umukobwa. Ariko rero kwikopesha dango nta mugabo utagira ideni. Hari umugabo utagira ideni? Nta mugabo utagira ideni rwose. Hanyuma uryemera. Ubukwe bwanjye bwabereye umunsi umwe. Utaza kumbaza ngo mwasubiyeyo gukwa ngo mubigenza mute, bwabereye umunsi umwe. Kwa kundi umuntu ajya gusaba agategera mu rusengero? Yego. Atahana umugeni. Oya, byose uko ari bitatu byabereye rimwe. Twagiye gusaba, hanyuma tujya mu mategeko. Mu mategeko niho twabanje. Tuvuye mu mategeko tujya mu rusengero, tuva mu rusengero dutaha. Ubwo abadasobanukiye neza mu mategeko ni gusezerana mu murenge. Yego. Aha. Uhita utahana umugeni wawe? Mpita nahana umugeni wawe. Pasiteri se nibura mu rusengero ntabwo bakugoye? Oya, ntabwo bangoye, kubera yuko iyo uri umukirisitu mu rusengero bakaba bakuzi, ahubwo ubwo byinshi nibo babikoze. Yego. Urumva ko njye nta bushobozi nari mfite, abo twari turi kumwe barifatanyije, ibyinshi barabikora. Yego. Nibo babikoze kugira ngo abantu baze kwacana umucyo, nawe urabyumva. Ubona utahanye umugeni wawe? Mbona nahanye umugeni wawe. Ubu murabanye mumeze neza? Tumaranye imyaka 10. Yabaye nka data. Imyaka 10. Mubyaye kangahe? Dubyaye 3. Ubu murakundana murubahana? Cyane ni sheri na shushu. Maze ndore. Abo barakaba babaze, niho hahandi Imana yarabikoze. Abo utubwiye rero byinshi ku bukwe bwanyu, utubwira amateka y'ubuzima, uburyo wanyuze mu buzima bugoye. Mu by'ukuri ni ibintu byari bikomeye. Ni gake tubona abantu bubatse ingo. Yego. Mu by'ukuri bakaba barambana, bakabana mu mahoro kugeza mu myaka 10 nk'iyo mumaranye. Yego. Noneho na cyane nkamwe mwashatse ntacyo ufite, nta shinge nta rugero. Yego. Sibyo? Rero sinzi wenda niba n'inkwano waramaze kuyihigura, cyangwa se niba abantu badukurikiye badufasha tukakuba hafi tukajya gukwa. Ntago ndayihigura. Tukajya guhigura inka, tukajya kuva mu ideni. Ntago ndayihigura, ubwo iyo mpamvu wasanga ari inzira. Hanyuma nituza gusoza uraza gusigaho nimero ya telefone, uraza kubabwira nimero ya telefone kugira ngo uwumva yabana nawe mu kujya guhigura umuhigo wahize kwa sobukwe. Yego. Wo gukwa inkwano. Yego. Na cyane ko ari Imana yagiye byose ibyivangamo, kuriya araza kukubona hafi kuri telefone. Hanyuma rero niyihe nama waza guha abantu bagenda ugasanga barabanye mu by'ukuri, bakavuga ngo ngiye ntabwo najya gushaka runaka, ko iki gihe ngo umuntu asigaye ajya kurambagiza
abanyarwanda baba baravuga ngo umuntu ngo asigaye arambagiza kwa sebukwe nta kirambagiza umukobwa. Sinzi niba ikinyarwanda mvuze mu cyumvisho neza. Umuntu asigaye ajya kurambagiza umukobwa akabanza akareba iwabo icyo bafite. Yego cyangwa se akareba umukobwa icyo afite. Yego. None wowe utubwiye ko ntacyo wari ufite, ese ibintu byose umukobwa aragukunda, munemeranya, uyu mwanya mumaranye imyaka 10 mubanye neza, nyamara bashakanye bafite bya bindi byose. Bakowe bagize bate, uyu mwanya twumva ngo mu myaka 2 mu myaka 3 ngo bakoze divorce. Ni iki wabwira abantu badukurikiye bagiye bubaka bashingiye ku mitungo, ku bintu mu by'ukuri kugeza akanya ugasanga ingo zabo n'ubundi ntizihari? Yego. Urakoze, Imana iguha umugisha. Aho ngaho ndagira ngo tubagire inama, ariko mbere gato reka ngaruka inyuma gatoya nkubwire akantu numva kandi ku mutima. Buriya muri iyi si tugenda duhura nayo, hariho indirimbo nasanze mu barokore ivuga ngo yankunze nabibereye. Nanjye uyu mukobwa mufitiye umwenda nazishyura. Yari afite papa we na mama we, njyewe na papa na mama ku ruhande. Yari afite uko byagenda kose uko abayeho iwabo. Hanyuma nabukire yari afite, ariko yankunze ndi uwo nguwo nyine wo nkubwiye. Hanyuma numva mfite ideni rero ryo kumukunda. Njye numva mfite ideni ryo kumukunda, umuntu wankunze meze gutyo, atitaye, adashingiye, ankunda meze gutyo, yemera kunsanga Bernard. Urumva bitagoye? Imana muhumugisha cyane. Rero bariya abantu warumbwiye ngo kugira inama, icya mbere na mbere banza urebe ese ibintu ni urukundo. Urahita wibaza iki gihe tugezemo, ariko ibintu nibi byabaye urukundo. Oya, ni muri iki gihe tugezemo, ariko nta kintu kijya gisimbura urukundo. Bibiliya yarambwiye ngo urukundo rurihangana, urukundo niruhutiraho. Rero iyo ufashe ibintu ukabisimbuza urukundo, ibintu bishobora gushira mbere yuko rwa rukundo rubaho, kuko wabisimbuje urukundo, ubwo bikajyana nabyo. Ariko iyo ufashe urukundo rukajya hejuru y'ibintu, ibintu byabura byaboneka, ubaho kandi ukabaho neza. Yes, reka tugushimire. Ngira ngo waduhaye inkuru yose uko yakabaye guhera mu bwana bwawe kugeza umaze kubaka urugo. Kandi urugo rwawe dukomeze tunashimira Imana higejeje ikora ko rumeze neza mu buzima butari bwiza, wabagaho ntawe ukwitaho, wabagaho ntawe ukubwira akajambo keza, ubu usigaye ufite umuntu ukwitayeho, ndetse ubu usigaye uri papa w'abana, ukaba uri bwana wa madamu, mbese ukaba uri umukwe kwa soko. Rero dushimira abantu bari badukurikiye kandi babanye natwe mu kiganiro. Ngira ngo impamvu tuzana ubuhamya no kugira ngo buri muntu wese yumve ko nta Imana itakura umuntu, kandi yumve ko nta nakure Imana itageza umuntu. Noneho dusoza, niki wabwira abantu kuri ya nimero ya telefone, nayo uraza kwibuka uyitange, ariko niba hari n'undi muhigo wabwira abantu badukurikiye nawo saba Imana iguha umugisha. Hanyuma na bintu byinshi ndi bubabwire. Icya mbere ndabasabira umugisha. Ikindi cya kabiri, ninginga abantu bose bandeba bazambona, mbabwira ngo mureke Imana yo mu ijuru ikora imirimo yagambiriye kuri mwebwe. Mureke kwihutisha ubushake bw'Imana. Imana yo mu ijuru ikora icyo yagambiriye ku buzima bwanyu, kandi icyo Imana ishaka kubagira ni icyiza, ntago ari ikibi. Njye nabonye uko yagiye ingirira muri iyo tape, yangiriye neza pe. Uyu munsi wa undi watangiye gutyo nkodesha, ndiho muri ubwo buzima. Uyu munsi ndi mu nzu yanjye. Muri ya myaka 10 twarubatse ntitugikodesha, ndi mu nzu yanjye. Rero reka mbabwire ngo nibihangane. Nibihangane ababa bari mu buzima nka bwa bundi bwo nari ndimo, bwa gishumba, bugayitse, butagira epfo, butagira ruguru. Nibihangane kandi bakomera umutima, kandi Imana izabatabara. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Nimero ya telefone uwakifuza kuba yabana nawe, na cyane ko hari abantu bakunda imiryango nk'iyi ngiyi yagiye ibana neza kubera Imana, ugasanga umuntu avuze ati uyu muryango nifuje kuwusura, nifuje kuwushyira amata, nifuje kujya gusura aba bana, nifuje kujya kubana n'uyu muvandimwe kugira ngo tujye gukwa. Ni byiza ibyo utabonye. Waririmbye aravuga ngo ke abantu bakwimye Imana yo izazikwihera, kandi ntago Imana izaza ngo imanuke mu ijuru idaciye mu bantu. Ibyo byose rero bizakorwa n'aba bantu badukurikiye. Hanyuma watanga nimero ya telefone abantu bashobora kukuboneraho. Icya mbere igomba kuba iri muri Momo, icya kabiri igomba kuba ari nimero ihora kuri reso 078 57 38 272. Urayisubiramo 078 57 38 272.
Yes, reka tugushimire kandi dushimire n'abantu bose bari kumwe natwe tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha.